cya shitani cyarakaye. umusore utanyezo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Hello my beautiful ladies and gentlemen, reka nize ko mwese mumeze neza cyane, reka nizere ko ibihe bikomeje kubahira, nize ko mwatangiye 2025 neza cyane, reka nize yuko muri makeya Imana yabanye namwe muri 2024, ariko nanone ikaba ikiri hafi yanyu mukaba mubibona neza cyane ko mwateye indi ntambwe yo kwinjira mu mwaka mushya kandi ukaba ari umwaka uzaba kuri mwebwe umwaka wo kugira kuri byinshi cyane. Hagati aho ngaho rero njyewe nitwa Badon, iyi ni DON TV, maje kugeza amakuru menshi yagiye atandukanye y'imyidagaduro bari kugenda caracara hano hanze. Gusa hagati aho ngaho ngushimiye ko twabanye muri 2024, ngushimiye ko twabanye neza, ngushimiye ko wateje imbere DON TV, ngushimiye ko wakanze subscribe, ngushimiye kandi ko wafunguye notification kandi ukaba ugiye utugaragariza ko ubana natwe umunsi ku munsi. Nibyo gaciro cyane. Ngira ngo no kuri screen yamaze kubonaho The Ben, wamaze kubona Bruce Melody, wamaze kubonaho team ya 155am, wamaze kubona abantu benshi bagiye batandukanye. Ni kuvuga ngo rero tugiye kugaruka cyane ku bintu bidasanzwe byabaye mu gitaramo cya The Ben cyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Ni igitaramo yise New Year Groove, igitaramo yamurikiyemo album ye shyashya. Kino kikaba ari igitaramo yatangaje mu minsi yashize kandi kikaba ari igitaramo cyashyizwemo imbaraga cyane mu kucyamamaza mu buryo bugiye butandukanye. Ni igitaramo rero cyaje kugaragaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho kandi The Ben yaje kuba confirma ko ari Tiger nkuko abantu benshi bagiye babivuga. Ni igitaramo yakoze BK Arena irakubita iruzura nkuko nawe uri kubibona. Ni igitaramo cyakirimo aba artist benshi bagiye batandukanye, abantu benshi byagiye n'abatungura. Ni igitaramo cyakirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hagati aho ngaho buri kintu kinini rero kirimo nuko muri cyo gitaramo Bruce Melody yaricaye mu bantu batenze cyo gitaramo, harimo Coach Gael ndetse n'inshuti zabo. Ni ibintu byatunguye abantu cyane kuko abantu ntabwo bari biteze ko ibintu bishobora kuba, ariko nanone kiri cyatunguye abantu ni ukubona indirimbo za Bruce Melody zari ziri muzo abantu babyinnye kuri stage ya The Ben. Icyo ni ikintu cyatunguye abantu benshi, ndetse ngira ngo abantu benshi banabonye izo ndirimbo za Bruce Melody zirimo ziraperformingwa kuri stage ya The Ben, ariko bataramenya neza ko Bruce Melody dawe yishaye muri icyo gitaramo. Abantu birabatungura cyane. Hanyuma gatora ayo mashusho amaze gukwirakwira nkuko abantu bari bagiye bafite amatelefoni yabo cyangwa se n'amakamera bagiye bashyira mu mashusho hanze bigaragaza ko Bruce Melody yarishimiye cyane kino gitaramo, ari kumwe na team ye bona bishimye cyane bari kubyina indirimbo za Ben. Ibyishimo ari byinshi cyane. Melody yaje kubanyura ku rukuta rwa Instagram, wara posting ati congratulations to you my brother The Ben, avuga ati kabisa twagiranye ibihe byiza, imiziki twayikunze ibintu nk'ibyo, avuga ati ibintu ni fresh cyane, komereza aho ngaho kandi tuba turi inyuma yawe cyane, nyine amwereka yuko ari umufana we iki. Ariko nyuma biza kugaragaza noneho indi shusho, binagaragaye ko Bruce Melody nawe na team ye bose bari bicaye muri icyo gitaramo. Izo ndirimbo rero hari abantu bo muri Sherry Silver Foundation, ubusanzwe ni ababyinnyi ariko banakora amakava y'indirimbo niba ariko nabivuga, cyangwa se bagiye bagerageza kongera kuririmba indirimbo z'umuhanzi runaka, hanyuma bajya kuziperforminga bakaziririmba mu buryo bwabo batari kuzikina bisanzwe, ahubwo bakaziririmba. Ni nako rero byaje kugera mu kiramo cya The Ben, aho abana bo muri Sherry Silver Foundation bafashe indirimbo ya Bruce Melody yitwa When She's Around bakayibyina, ariko nanone abantu baza gutungurwa cyane no kuvuga ngo none ino ndirimbo ko iri muri icyo gitaramo kandi usanzwe tuzi yuko The Ben na Bruce Melody badahuza. Ngira ngo urabyuka ko hari igitaramo cya The Ben kigeze kibera mu Burundi, hanyuma bivugwa ko Bruce Melody yakoresheje abantu kugira ngo bagende bamanike amafoto ye mu gitaramo cya The Ben. Ibyo bintu biza no kuba binini cyane, cyangwa n'ejo bundi bwo The Ben yaganiraga na BFM yarabivuze ati ayo mafoto yaramanitswe, abantu benshi barabibonye. Icyo gihe yari competition aho Melody yashaka kugaragara cyane muri icyo gitaramo cya The Ben cyakiri kubera i Burundi, bisa naho binagaragara nabi, biravugwa cyane mu itangazamakuru ya Diriringa. Rero mu ijoro ryakeye abantu baza kubona indirimbo ya Bruce Melody iri guperformingwa kuri stage ya The Ben, kandi abantu bazi neza ko The Ben na Bruce Melody badahuza. Abantu baza no kubanza bati uko biri kose Sherry Silver Foundation na The Ben bashobora kutari buze gucana uwaka bitewe n'icyo kintu bakoze, ko bafashe indirimbo ya Bruce Melody bakayikina mu gitaramo cya The Ben bakayibyina. Noneho n'abafana abitabiriye igitaramo cya The Ben ubwo harimo n'abakunda Bruce Melody cyane, ko buriya umufana ntekereza ko abantu benshi ngo bamaze gusobanukirwa wumva umuziki ukawukunda bitewe n'uko ari umuziki mwiza, atari ukuwukunda ngo nuko ngo ari umuhanzi runaka. Abantu rero n'ubundi binjoye indirimbo za Bruce Melody, barabyina bagira bate, hanyuma birakomeza. Rero mu masaha make yari twaje kubona ko na Bruce Melody
yari yicaye muri icyo gitaramo ndetse yari kumwe na timu ye ari Coach Gael, aho bari kumwe kandi n'umunya Nigeria usanzwe ufite Afro Nation, nawe ufite ahantu ahuriye n'imiziki cyane kuko urumva nawe nibyo abamo muri Nigeria nibyo akora muri nacyo kinini kitumye ari hano mu Rwanda, aho yaje n'uri kugira ngo akore na 155 AM bagira ahantu bazamura industry ya music hano mu Rwanda. Hanyuma rero bose bari muri icyo gitaramo bari kwinjoyinga banezerewe nk'uko uri kubona ku mashusho, abintu nyine ubona ko ari byiza cyane. Hanyuma rero igitaramo cya The Ben ntabwo ibyo byakiranze gusa, ngira ngo kandi mbere ko igitaramo kiba wabonye amashusho yakwirakwiriye ya Mpano ari kumwe na The Ben barimo baraganira bakiringa The Ben amwereka ko akora indirimbo ze n'ibiki, ariko ya Mpano avuga ati n'ubwa mbere nje muri buno buzima nkandagije ikinege cyanjye muri BK Arena, avuga ati n'ubwa mbere ninjiyemo hano noneho by'amateka nje no gukora performance muri show yawe. Hanyuma rero byaje kuba bitungura abantu cyane ubwo ya Mpano yageraga kuri stage, abantu barashibuka, abantu barishima bya danje, isu nyine bigahagaragara isura idasanzwe ya Mpano, ndetse abantu baza kugenda basubira inyuma mu byatambutse bagenda ibiganiro bagiye akora n'abagiye bamuvuga bati uno musore ni umuntu udasanzwe. Hanyuma rero biza kuba confirmed muri icyo gitaramo, aho yageze kuri stage abantu barabyishimira byatari, ubona ko ari umuntu ufite izina ridasanzwe. Hanyuma ikindi kintu cyaranze iki gitaramo nuko The Ben ubwo yari ari kuri stage yaje kubwira abantu ko nk'uko byari bisanzwe bigenda mu gitaramo yari asanzwe akora, atari buze kurira muri icyo gitaramo. Avuga ati ahangaha rwose ndaza kugerageza kwifata, amarira yanjye ndayabika kure, ndaza kuba tayiga nk'ibisanzwe, ntabwo muraza kubona amarira yanjye na gatoya. Ibyo bintu rero byakunzwe kugarukaho cyane, bavuga ati The Ben mu gitaramo cyose ararira, ahantu hose abarira, nkuko byabaye i Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ngira ngo n'ibintu abantu benshi bagiye babona cyane ko n'ayo mashusho agiye kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye, abantu bakivugaho mu buryo butandukanye bavuga ati ni amarangamutima, ni ugukunda ibyo akora, muri makeya ni umuntu ugaragaza nyine ko agira kwishima, nyine ibyishimo biba byamusaze. Hanyuma akimara kubivuga gutyo nyuma y'amasegonda 60 ubwo ni igihe cy'umunota umwe wonyine arimo aravuga uko nguko, yaje kurengwa n'amarangamutima cyangwa se asagwa n'ibyishimo, kwa kwikontrola biranga, ararira kabisa, amara igihe kirekire, amara umwanya munini ujya kubona kuri screen yawe arihanagura, arangije aganiriza abantu avuga ati mbonye nuko babigenze, nta kundi gusa mwanyetse urukundo bidasanzwe, ibi ngibi biba bigomba kubaho kugira ngo biba bigomba kubaho, nanjye nta buryo bundi nabirwanya ngo binkundire. Ariko ikintu cyaje gutungura abantu nuko ibyo bintu byabaye y'umunota umwe, nyuma y'igihe gito cyane, nyuma y'umunota umwe avuze ati ntabwo ndibuze kurira ahangaha, ndaza kwifata ndakora ibishoboka byose ariko ntihagire aryangira buze gutakara muri icyo gitaramo. Ariko birangira byanze, ariko mu by'ukuri ni ibintu bigaragaza ko yishimiye cyane cyangwa se yatunguwe cyane n'urukundo abantu bamwereka, cyane ko hari ibintu byagiye bigaragara ko ari abantu umuntu ashobora gushaka guca intege, kudatuma ibintu byawe bigenda neza, ariko akunda ko abantu n'ubundi bakugumye bakomeje kwereka urukundo mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo ni ibintu umuntu wese yakwishimira, umuntu wese yagira amarangamutima, akaba ndetse rimwe ashobora kutabikontorora nawe akaba yarira imbere y'abantu, nubwo hari abantu nyine usanga wenda abantu bakoze mu buryo butandukanye, hari umuntu bihagararaho nyine bikarangira n'ubundi ibyo bintu bitabaye. Hagati aho ngaho rero ni byinshi byakiraze, mu by'ukuri n'igitaramo cyageze neza cyane, ni igitaramo umuntu wese yareba ati ibi bintu ntabwo bisanzwe, ni ishusho nshya yaje kugaragaza uburyo umuziki hano mu Rwanda umaze gutera imbere. Kandi ikindi kintu cyiza ariko muri kino gitaramo hari harimo n'uno mukire wa Afro Nation wajyanywe na Coach Gael kugira ngo bagire ikintu bareba, nivuga ngo bishobora kwagura industry y'u Rwanda bitewe n'abo bantu baba bagiye baza bakatendinga ibyo bitaramo, bakagira ibintu bagenda bakurikiranamo bareba ukuntu ibintu bigiye bimeze, ku buryo mu minsi mike dushobora kuzabona Afro Nation nabo bari gutegura ibintu bya danger cyane, bitewe n'uko boss wabo igitaramo cyabaye nawe yicaye ari kubyirebera, akabona uburyo abantu binjoyinga, abantu ba having fun, babona ibintu byiryoshye, kandi akabona urwego rwa music hano mu Rwanda aho rumaze kujya. Kugira ngo iki ni igitaramo cyagaragariyemo buri kimwe cyose kigize umuziki w'u Rwanda muri kino gihe. Iyi rero ni D1 TV, ukomeze kubana natwe, tugusaba ni kimwe ni ukanda subscribe ugafungura notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha. Hagati aho ngaho rero ukomeze kugira umwaka mushya muhire kandi ibihe bizaguhire.